Bidese peti. Hano hafi sineho umuntu yakura no kwisanzurira. What? Amafaranga shatuza sawa. Ni hari yagurye. Muri go byore ndakata. Narebe turi kumwe sawa. Nyibonye nayavunikiye kabisa ndakeka ari hariya ariko ikimbabaje nuko ari ugusimbuka ibintu by'ibikokikoki ndabona yamvunye kabisa sho nuko ashaka kubikiza mirenge kangereyo ndebe aha ako ndabona rero Nge nisanga muri iki cyiciro amaye nka data Uko shaka dumuntu wishyuza hano ari. Wishyuza hano nyine. Urandi igikoko sha. Wowe wishyuza abandi bireke nende se wakwishyura wakana. Bajya bakora ibyo bakora bakigendera sha. Utanyishyuye mbere yo gukora icyo gikorwa urabanza ukanyishyura. Dumwe sha. Nawe basigaye bakwita banzu ya mesa ari kakanakumira mana y'u Rwanda. Banzu ya mesa kuryitwa bisaba iki? Nanjye ndaryitwa. Umva se. Wangiriye umwe basi ukangabanyiriza mfite amafaranga make n'ukuri ngabanyiriza. Ufite angahe? Senkani zonyine wa munyarwanda. What? Senkani se ngiye ncuza ubugo. Genda shaka byangu byava. Ubu sigiye kwakorera miki. Urabyumva nyine nawe ni imvange byose ndabikeneye. Giye kubikora ariko kuri kondisime. Nditeguye rwose mugabo mwiza icyo utansaba gukora ngenda byubahiriza neza pe. Urahita umugabo senda umugabo wa nyoko. Ntari bi urabikora kugira nyemere kuri kondisime. Urituma afungura. Ni Rwanda ngongwe ki gusumva ibyo bintu byashoboka ari wowe wabikora kinga ubuse byamanuka bite. Yego nyine none urajya mu bikore nk'abishyuye yose yanjye. Ishyuye 50 sha. Gerageza ariko urambangamiye. Kwegabo mwamwe ndabimenyeye ni namwe mwana uzubwiherero bwacu. Nakundi. Yavuna mu tubira naruhura mwoka byaramwe. Numva gajyane kure kirosha na munda wowe. Ariko naye ndakimuyeho nenze kucyuzuza. Se cyami ndagisanga yora ariko birabijyo. Ndagabanyije tugomba kubivumba tukajya turya shanka abasanga. Kanyinga nabizubikiriyo. Emisha ibintu byiza wakinuwe Emi akosta maye ngakandemi wawe Se kutakiri kurira mwana gicucura je ko narizwaga n'amafaranga yanjye nari nayo muri wese. What? Igicucu kigiye hese. Ubu ndakeka twagenda tukakuramo ubuwese yose nayitaguye nashyize hejuru tugiye dukuremo ya mafaranga sha. Ariko ntarwo iyi sinsanga nari mfite igiceri cya veni ngitaye muri wese cyari kiri mu mufuka w'ipantaro ariko ndorere ubu si ibibazo nzaniye mu rugo baranyica we. What? Ngwiki igiceri cya veni gusa nese nicyo cyakurizwaga wambesire okomaye nkawe. Ari nemeremo sheri wanjye twashikarete none urajyanga nyitimbwa se. Maye nk'amagadarina umugore wa Yozefu hoya nako wa Petero. Sinibekira wa Yesu. Nawe byari byose igiceri cya veni ko kwa munyarwanda. Ubundi se waruje kundebera iki warontu. Hari ahantu hari ubuko bugendanwa wakintu. Kuvumba inzoga amanyama imiceri amakaroni ifete none nibagiye bya bintu ukunda imivunde navuka wakintu ngo iki none nambare tugenda si ngombwa no kwambara si ngombwa kwambara tugiye kugenda ubukwe burasa 8 tugende to dukora n'uturimo tw'amaboko wowe Fokato simu hoteli cyane jiwa
umva amacupa se rero hano tugiye kujya ariko ikibazo ku muryango hashobora kuba hari bounce urumva ku muryango w'inyuma tugiye kugenda hariya ku muryango wo mu gikari tugenda wowe nari nzi ko ari ukwinjira ku idembe none reba birasaba guca mu itiyo y'amazi ubuse aya makuru ahiyacishwa umva wowe tuza turaza guca ku marembo ye saa 8 ubu tugiye kugera turye no ku biryo y'abashyitsi baraye wumvise dukora n'uturimo tw'amaboko ubwo wereka nkwereka ngiye kunsunika ndebe ukuntu byifashe ndeko harimo n'amayoga tumwe tunizirwa wowe ariko mwana Fizo ibintu uzanye none wiyibagije ibyakubayeho ubutaha unywa inzoga ntabwo watashye wambaye ubusa ntabwo imyenda watashye wayitaye ariko mani ntabwo uzi ukuntu inzoga zica abasirikare b'umubiri nibwo zica sha indwara ziri furi nibwo zita zinaheraho zangaza inkera gutabara nako nadase ndahita nkubwira ukuntu bimeze ngiye kuzinywa ku mutuzo ibye sha bibari ibye ndazinywa nashaka anywa amagezi umenye yemeye bivuze ko kukuri inzoga ntabwo zica abasirikare b'umubiri ahubwo zica nawo mu mutwe